Turabasuhuje mwebwe mudukurikiye muri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, muri mu mujyi wa Kigali cyangwa se mwe mudukurikiye muri ibwotamasimbi. Tubashimire cyane rero by'umwihariko mwe mwamaze gukora subscribe kuri ino channel ya Idembe TV. Hanyuma kandi nawe niba aribwo ukibona iyi channel, kora subscribe. Hanyuma kandi niba wumva hari igitekerezo cyangwa inyunganizi waduha, nabwo tuguhaye ikaze. Waduha igitekerezo uciye muri commentaire, hanyuma tukabasha kuzagikoraho ubusesenguzi cyangwa se kugira icyo tugikoraho mu biganiro byacu bitaha. Hanyuma rero uyu munsi ndagira ngo wowe udukurikiye aka kanya nkubaze, ese waba uzi umuntu umaze kubyara abana benshi ku isi? Ese waba wifuza kumenya ko hari abantu bifuza kubyara bagakurikiza rya somo ryo muri Bibiliya rivuga riti mubyare mwororoke nk'umusanyi wo ku nyanja? Nibyo rero tugiye kubagezaho aka kanya, nkuko mu gitabo cyo mu itangiriro harimo ikijyanye no kurema ndetse no kororoka. Ahangaha niho tugiye gusanga rero ikijyanye n'umuntu ku isi uvuga ati jyewe ndashaka kubyara kugeza igihe ngwiza abantu bankomokaho. Iyi ni inkuru tugiye kubagezaho, ni inkuru dukesha ikinyamakuru cyandikira kuri murandasi cyitwa igihe.com. Hanyuma kuri titre yacyo kiratangira kigira kiti Kristina umaze kubyara abana 22 ubu yifuza kugira abarenze 100. Ubwo nituvuga ngo abarenze 100 ni ukuvuga ngo ni abana nibura 199, haburaho umwana umwe ngo buzure abana 200. Ngira ngo ukibyumva wahita wibaza uti se Christine ni muntu ki, atuye hehe, ese afite mutungo ki, ese afite umugabo, ese abana ababyara te, ese abana barera te, ese abana babayeho bate? Hanyuma rero nibyo tugiye kubavira imuzi n'imuzingo muri ino nkuru nkuko natangiye mbibabwira. Umurusiyakazi witwa Christine ubu amaze kubyara abana 22, yatangaje ko yifuza kugira umuryango mugari umukomokaho ku buryo yazahagarika kubyara nibura agize abana barenga 100. Uyu mubyeyi w'imyaka 26 aba muri Georgia. Bamwe bavuga ko abana 22 afite nabo ubwabo ari umuryango mugari cyane ko we yahigiye kuzabyara nibura abana 105. Muri aba bana Christine amaze kubyara, ubwo turi kuvuga abana 22, abo yibyariye ku giti cye ni 2, mu gihe abandi 20 babyawe binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho umubyeyi wundi ashyirwamo urusoro agatwitira undi muryango. Tubyumvikaneho neza rero, urumva ko Christine yabyaye abana 2 gusa, hanyuma abandi 20 basigaye no kugenda akareba umuntu bakagirana ibiganiro, uwo muntu akemera guterwamo urusoro, hanyuma ubundi agatwita, umwana yamara kuvuka bakamuhemba, hanyuma ubundi agatanga umwana. Nuko hanyuma muri no nkuru turaza rero kubabwira agashya kabaye ku mubyeyi umwe amaze gushyirwamo urusoro ndetse amaze no gutwita amezi 9 amaze kubyara, byabaye agatendo. Turaza rero kubibagezaho, ntucikwe muri iki kiganiro turi kubagezaho aka kanya. Hanyuma rero nkuko nari mbababwiye, reka mbabwire ko umwana wa mbere Christine yamubyaye mu mwaka wa 2014, hanyuma abandi 21 yababyaranye n'uwitwa Garipa w'imyaka 58. Ubu wakatiwe imyaka 8 muri gereza kubera kugura no kugurisha ibiyobyabwenge n'indi miti ikora nkabyo. Hanyuma rero urumva ko Christine abana 22 bose ari kubarera ari wenyine, kuko umugabo we ubu yamaze kugera muri gereza aho ashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kubicuruza. Hanyuma icyo gihe rero akaba yarakatiwe imyaka 8 y'igifungo. Ubwo urumva ko Christine ari kurera abana 22 wenyine. Uyu mugore byatangiye yifuza ko buri mwaka yazajya abyara umwana umwe, ariko birangira asanze umubare w'abana yifuza kubyara atazawugeraho, bituma we n'umugabo we bayoboka iyo kubyarirwa n'abandi. Christina agira ati ivuriro ryo mu gace ka Batumi muri Georgia ryaduhitiyemo ababyeyi badufasha kubyara kandi ryita ku byazakurikiraho byose. Twebwe ntabwo tumenyereye iby'ababyeyi babyarira abandi, ndetse ntabwo twigeze tuvugana nabo kugira ngo hatazazamo ibibazo nyuma yo gutwita. Uru rugendo rudasanzwe rwa Christine
rurimo n'imbogamizi kuko umwe mu babyeyi wababyariye umwana yashatse kumugumana, umwe aramubima, hanyuma icyo gihe rero byabaye ngombwa ko habaho gupima ibyo bita DNA, hanyuma biza kugaragara ko uyu mwana 100% ari uwa Christine n'umugabo we. Uyu mugore kandi yavuze ko azabanza kurera aba bana bagakura, ubwo nimvuga ngo aba bana mwumve ko ari ba bana 22, nyuma akazongera kubyara abandi kuko bisaba akayabo mu kubitaho, cyane cyane kubona ibibatunga no kwishyura abakozi babitaho. Urumva nawe umuryango w'abantu 22 ugashyiraho Christine 23, ugashyiraho n'umugabo we, hanyuma noneho rero ugashyiraho n'abakozi bita kuri aba bana, urumva ko Christine ntabwo yorohewe. Hanyuma rero wowe udukurikiye aka kanya, ndagira ngo nkubwire niba ari bwo ukibona ino nkuru, byaba byiza ubashije gukora subscribe ugashyiraho commentaire, hanyuma kandi wemerewe no kuba wasangiza abagukurikira iby'iyi nkuru, kugira ngo nitubasha kujya tunagira icyo dushyiraho kuri ino channel nawe ujye ubibonera ku gihe. Ngayo nguko rero reka duhinira ahangaha, mbabwire ko naha Christine ndetse na Gripa umugabo we, nubwo nabibabwiye ko umugabo we ubu ari muri gereza, ubwo Christine ari kurera abana wenyine kandi ntabwo acitse intege, kuko ari kuvuga ati ndashaka kurenzaho abandi benshi inyuma y'aba ngaba 22. Reka tubashimire mwe mwari mukurikiye Idembe TV, hanyuma tubabararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, tubasaba gukora subscribe, mugakora share, ndetse mukaba mwashyiraho n'ibitekerezo ku cyo mwifuza twabagezaho. Mugira amahoro, ciao ciao.